Yego turumvikana ndi kukumva. Nese umeze ute we? Ariko se we uretse gato banze nkubaze ngo cya gikobwa cyo kwa Kamuhanda ngo cyaragiye ngo cyakoze ubukwe shanga ubwo bukwe ngo kari bwiza, ariko uretse nuko cyagiye ntabwo kizambyarana, uretse ahubwo ejo bundi reka nzageyo nshakira kakane ejo bundi nzageyo. Rwa ruhungu rwa hano rwo narwo ruba rwibyimbya ariko uretse giye kumucucuma giye kumugira imbobo, uretse no kurya ruzajya rurya ruko rumaze kunyuza ibirenge. Uretse ntabwo kiza ukuri. Ahubwo ejo bundi ngiye gukora akantu ku buryo ako kantu kazamuzerereza, ngiye kumugira inzererezi. Ahubwo ka kantu uranyibukije, ka kantu uzakamigire ku buryo azatangira buri ruhande rumwe, ku buryo azahita umutwe akirukanka agasara. Alo? Oncle Shu? Siko jyangu uracyari cyane? Shana mvaga umeze nk'umuntu ukiryamye sheri. Ndabizi ntabwo wakibagirwa gahunda tuba dufite, subiza ukuntu buri hejuru. Shana nawe ndakoze buri hejuru pe. Ngeze ese? Shana ntabwo wabinkora ko waba ukiri aho hose. Wafashe iki? Shanga yihute sheri, yihute pe, ndagutegereje. Subiza ukuntu usigaye ndi bored se yanagiye. Gerageza wihute. Gerageza pe mbabarira. Nari ndi kukubwira uretse mbanze ndebe umuntu uri kumpamagara. Turasubira mu kanya. Hari ibyo mbona nkabona bintese akibigore by'iki gihe n'ibigore gikoko. Cyo kiri mu rugo rwacyo kiragaramye n'umugabo wacyo. Ngewe ndishakira ubutunzi, nishe umugabo wanjye kubera ubutunzi, umugore w'umugabo wanjye mukuraho, none ngo ndagufasha. Uretse ejo bundi ngiye kugikorera ibintu ku buryo nzahita mbimugerekaho ko ari we wabikoze. Uretse ruriya rwana narwo ngiye kukigira ikigoryi ku buryo kizajya kigera gita inkonda ngo tuzayasangira. Ko ndi kuyavunikira se ndi kumwe nawe, ndimo ndayavunikira ngo tuzayasangira. Ahubwo buretse nungutsa kandi gatekerezo. Manase kira kiguryi ntabwo kiba cyo. Manase Chance. Climax. Asijana kuja kusasa. Sakuja. Oya ntabwo bagakwiye kubora umbwira amabusha sheri sibyo. Basi nzajya muri Tujye tubyihorere. Arabe mama. Ngonde. Nge ntabwo ndi nyoko, uranyumva neza? Uri kunyumva neza? Ntabwo ndi nyoko. Aho wamushyinguye ntuhazi? Ntabwo hazi? Ubishyire muri ubu bwonko bwawe. Umenye ko narindi. Ntarindi. Kari mama. Ibyo mbona byogeje.
sinari kubyoza gute nabanjije gukoropa. Imyenda nagusigiye wayifuze. Habuze iki kugira ngo ubikore? Mbaga nambaraga mfite nayo narashonje ntabwo mbiruka. Igihe wareri iki gihuru cyawe ntabwo gihaga. Ese miruka kurya rya turyo mu twashiriye twatuma umuntu. Nabyo urabishima hari igihe ntazabiguha. Urumva neza? Ntabwo ndi nyoko. Urumva? Ujya gutera imbabazi kumva ya nyoko. Ako hano ni mu rugo. Ngomba iki? Hano ni mu rugo. Ikerekana ko ari iwanyu ni igiki? Sinzi ya papa no mu rugo. Hanyuma se ibyangombwa biyiranga turebe. Hasoni. Bari hese. Wajya ugiremo. Impuhwe ziki narakubyaye. Nge nakugire kugisa. Yego. Si papa agiye ariko uko wamfata Eso se yigize abaho mu buzima bwanyu. Hasoni. Uzagenda ubimubwira aho wamushyinguye. Nundi munsi n'ikindi gihe sinzumva unyita ngo ndi nyoko. Zamana se Imana ibahe. Imana ibahe. Ibyo mva wigize ngo Imana se kitagukura ahangaha. Ubundi umaze iki? Wapfuye ubundi ukabasanga ukagenda. Ndakosoko. Ibyo ukora ungezeho ntabwo bizi. Gira vuba se nyine cyangwa nkukurushye. Kubikora n'umujinya se. Ndakose. Najya mu mubazi rero. Najya mu mubazi. Sharon. Kuni nyine uri kumufata gute muri iyi minsi yameze ute? Urabizi maze iminsi nahari. Cyumweru kigiye gushaka kenshi no kwezi kwa kubita. Nagira umbwire rero ukuntu ameze amakuru ye. Cyane akazi kandi nyine nk'agasanzwe. Yego nyine ndabizi ukora akazi nk'agasanzwe. Si ikintu wajije kiragora. Nagira umbwire amakuru ye nyine. N'abakobwa bajya baza. Cyangwa se ntawe urabizi rega ntabwo ari ngombwa. Icyo kintu ngira ngo mbwire. Cyane nyine mabuja urebye ntabwo mbona. Okay. None se uko umufata? Nabonye ari ukuntu nawe simbizi ariko nabonye ari ukuntu reba nk'imyenda ahantu iri noneho. Kumwitaho. Nko gufura se mabuja? Gufura yego urafura ariko si imyenda yo kuyifura kwitera ipasi. Cyane nyine ndabikora ko yagiye kujyana mu kazi mu gitondo. Gusa nyine nta kibazo. Ndumva ari ibyo byashaka kubaza ndumva nabajyana amakuru bizeho neza. Ariko nyine iravuba. Asoni. Aka ntabwo urakarangiza abanza urangiza. Sinizi neza gute. Cyane muri iyi minsi nyine hari cyo ntabwo nyine afite ibisanzwe. Nyine ameze nk'umuntu urwaye ariko byatuze umubajije. Arwaye ntabwo yarwara ngo nimbe nabimenye. Arwaye iki? Cyane ndetse n'ibyo nyine n'amakuru niyo niyo makuru yonyine ufite nyine yo kuri we. Ntabwo ameze neza, ntabwo agikunda amafi aba ahari. cyane turayateka tukayamenya. Baby. Yes. How you doing? It's fine. Isn't it? Yeah. Sure. Ese ko umuntu atuje cyane. Bisanzwe ari byo ndimo ndeba ariko nshaka ko tuganira. Uri cyane nanjye. Oya no ku kazi nushaka n'ugiye nshaka ko tuganira. Nshaka ko tuganira. Tangiye kuganira ubwo. Oya nta kibazo ngendo wicara nawe tuganira. Hari ikintu nshaka kubwira. Ikintu nshaka kubwira. Wumvura n'undi cyari cyo. Azamaye amafoto na mama. Mama ni muri salo kuri icyo kintu cyonyine nsigaranye mbibukira. Akumira ni igiti kigenda. Urashakira iki se muhu? Nyine kuyabika niko byose nsigaranye rwabyeyi. Bibaye byiza wabikura muri urwo rutwe rwawe. Urabyumva? Asol. Sajya kuyabasaba kuyirimba aho bashyinguye. Semeruka naho bashyiraho amafoto.
Sajya n'ubuze yari. So ubundi babayeho ra. Ubwo bibagirwe muri uwo mutwe wawe. Asone. Ureyanse base ngenda yafite. Kosoko. Wumva na sone ufite imbere. Sinzongere no kumva ubivuze. Uranyumva? Uri kunyumva? Hazagire n'ububwira yuko ari nge buyabitse. Zagukuramo ingoto. Uri kunyumva neza? Ziriya nshuti zawe njya mbona ziraritse hano. Urumva? Uri kumva? Ujye uzibwira yuko nge nawe tubanye neza. Uranyumva neza? Uzavuga yuko urya ibishiririye nzagukuramo ingoto. Handegeraho. Okay. Urumva umeze ute? Meze bon. Si mukecuru yawe ko tudaherukanye gusa. Nanjye aciye neza tutavuga ariko ameze neza. Urabizi ukuntu umukecuru wa kabiri yabaye nta kibazo afite. Inkuba zaba ziri gukubita gutya. Rero kujya umuvugisha. Ndaza kuza kumuvugisha nta kibazo. Bana n'ababyeyi batubyara. Nubwo tukiri aho bishize biri warakaye nuko mama yambwiye ko baby barabyibagiwe ibigaruza. Ntabwo ari byo ngiye kukubwira. Bavuga mpamvu unanameze neza. Mama agiye kugurisha inzu twavukiye. Wiki? Burya cyagiye n'ubwo wenda waje tukajya tuganira ku mujinya wari ufite urakari. Agiye kugurisha inzu? Yego. Kubera iki? Gusa nari nabyanze mubwira ko uyu ni umurage wa papa. Uriya bundi no kwimuka ushaje ntabwo aba ari byiza. Gusa agiye kugurisha bihatiriza. Hari umuntu se basi wenda w'umunabo w'umushoramari uri kumuha amafaranga afatika. Yashyize ku isoko hashize n'iminsi ahubwo rero yari yabonye umukiriya. Bijya nabyo ibyo yagize kumbwiraho nuko ejo utakunze ko tubiganiraho wari warakaye kubera ko yavuze kuri ariko nabyo umuntu twaganiriye. Nese bebe agiye kuyigurisha se agiye? Ntabwo ikintu kibaje ruko agiye kugurisha iranzo rero. Ahubwo inkuru biri inyuma. Kumana bino ngo nzayivaho gute kuko ababyeyi bangiye batagenda ibi byose ntagomba ndi kubinyuramo. Ninjye ukubitwa, ninjye ucirwa mu maso buri munsi. Semana nakoze iki? Karibu sheri. Shameze neza. Shawatinze. Nawe bigiye wamamagariye. Andi makuru rero. Wewe watashye utacyagi. Shura sinda umukobwa. Twaze kuguhamagara ngo naguseka. Akiranje kuri kopera kuri kumwe. Niya muri. Ari kwifuza kwimuka kazana. Muri kazi. Ariko ikibazo kwaretse yacu irahenze. Ntabwo kwaretse yacu irahenze sinzi amafaranga basuboma. Amafaranga bamuha kuri iriya nzu. Akaza akashakamo inzu muri karitsiye sha. Sinzi pe. Nawe bimusobanurira ko amafaranga hari abamuha atagura hano inzu. Kandi umva ntabwo umuntu w'umukecuru nka kuriya yagurisha inzu ngakodesha. Oya. Mubwiye kabiri kabebe hano ko ntacyo bamutwaye. Ko nta kintu abura. Impamvu rero byancanze gutya. Si bebe wambwiye. Agiye kuba mu nzu yacu. Kuki? Hano mu rugo. Hey!
Anasi karame ntabwo wandishaka agatambaro ko mu mutwe kanjye kari gira vuba ndi kwihuta ngiye gusenga nakererewe. uri gusenga se ntabwo bivuga ko uno munsi uri umunsi twibukira ababyeyi banjye Sinjya mbura ibinesha umutwe. Ababyeyi bawe sura bibukamo ibiki? Bose ko batakwibuka. Gira vuba umereze ibyo mereza nigendere nakererewe. Gira vuba. uyu munsi ni umunsi tugomba kujya kwibukira ababyeyi banjye ariko se uzajya umbuza uburenganzira bwanjye bwose. Uburenganzira bwawe ariko wowe uri kihano. Uri kihano. Umwana wo muri runo rugo Usigaye ufite agasuzuguro. Ndakubwira ibyo mereza ukazana ibyo ngibyo by'ababyeyi bawe. Ahubwo tuza nkubwira ibyo ugomba gukora. Urumva? Ngiye mu masengesho y'iminsi 3 nzagaruka ku wa 6. Uri kunyumva? Uri kumva? yego Mu gitondo ugomba kujya ubyuka ukoropa koza ibyombo ukamesa ninsanga utarabikoze kandi nayo myenda iri hariya muri dushe uyifure. Urumva? yego Uri kumva? ibiryo so nzajya ndya wabisize Sinjya mbara ibintesha umutwe. Biryo se hariya hanze hari ibijumba byanitse aba ari byo uzarya. se nzajya mpora ndya ibijumba ngende itunga. None se uraha ufite akazi ahubwo biriya biri muri stock uzibeshe ubikoreho. Urumva? Uri kunyumva? Nutarya ibijumba uzareba ibindi ujya kurya cyangwa uzarya kumva yasona nyoko ubabwire bazakuhigira ibyo kurya. Urumva neza? yego Uri kunyumva? yego Kandi babandi birirwa baza hano zibeshe ngire n'umwe numva ngo yahaje. Urumva? Uri kumva? yego Nzakuvuna. Ubwo reka nze njye gukinga kuri stock nk'igiye. Agiye uko bigutunguye nanjye byaranunguye kibimbwira. Tugiye kubana mu gisenge Ntabwo kimwe. nafashe umwanzuro ariko yambwiye ko nagurisha hariya zaza tukabana ngo hariya ngo habirungu babikiza kuri sinabye ko nta bana dufite wenda ngo zakina nabo ndo wagiye mu kazi n'umundi hano hari irungu numva bitinze rero buri abakecuru bafite imbirwara barwaye shobora Sani kubana na ari karitonda ntafite umwana babana. rero ntabwo nari gufata umwanzuro ntabanje ngo mbikubwire. Aho ho birarengereye aho birarengereye ntabwo wakirukana umubyeyi nanone kandi umwanzuro mbese yarawufashe wamubujije kuhagurisha abitsimbarayeho n'ubu ngubu usanze mu kanya twari tuvugana kuri telefone ambwira ati amafaranga bamaze kuyamugezaho. Baby reka nkubwire ndagukunda pe ariko nanone hano iwacu nihagarira yaba hano nta ariko sinca we mama waje sinamwakira ariko ntiyanaza reka ntiyanaza pe. Uribaza umuntu w'umukecuru ugiye kuza kubona naramuka urabizi afite uburenganzira ku butaka bwe n'imitungo ye. by'abantu ba nyirabukwe n'abakazana babo ndabizi pe. Sinshaka kujya nirirwa ndwana intambara. Ubu tuvugana yamaze kwakira amafaranga. Mvugire hari abaranyemeje sheri umuntu aguhamagaye usinde kuriya Watashize hari. Byerega barankeshe gusa wari umeze oh my goodness sheri gusa kira yabone twe kuri konsoma bibi Umuntu arimo ase gutamamagaye ngo nanshime rero nicyo mpfa nawe rero so nyamubwira iki? mbwira iki nagoye plot igaragara Nzayigura nabi. zawe ndazizi sheri twumvikanye ndazizi Shaka mbega izawe ndareba urumamagarira umusaza ushaka reba ngo ni buzima reba ukuntu atugoye ariko gawe kagiye mu modoka nzana ikarita kubera iki aragorana pe jya ugerageza gusa nyine kino gace cyari kituzanye hano nanjye ubwayo icyo naguhamagariye mbasa n'ikintu naguhamagariye iki ko mbona ugira ngo ugiye kubyishimira gusa amakuru mabi nahamagaye chance wanjye ndagira ngo uramuzi chance mubaza amakuru husband kubwira iki? ntambwira iki yambwiye yuko adaheruka no kurya inaha ntibaze ko atasigaye arya ifi Ariko kamaze mubwire usiga umugabo wawe icyumweru ukwezi none munakirwa twagira ngo nawe uri kunshira urubanza oya akamubwire shafta abagore baragenda akarya gaga nta kibazo ariko natwe tuba turi mu zacu ese si Rero umuzi icara. ni icyenzaniya
n'iki? azi iki se hasi sinamukubwiyeho ibaze ko sha wibagirwa vuba hari kamaze mubwire rero kariya kagabo nako ni umugabo ariko ntabwo ari umugabo sha nose ugiye gushaka warahumye wacu se ntabwo uzi ukuntu byagenze ndakurabura ukigira iki ako yari umwana mwiza ninde wari gushobora kunyihanganira ariko ntawe tekereza nawe nicyo umurutisha icyo murutisha nyine nyine ameze nk'akajiji ntabwo nawe bikabye gusa nyine ibaze nashaka uriya mugabo umeze kuriya witonda kuriya sawa nakirya aritonda nakirya afite ikihe kibazo nanjye simbizi pe nyine niko chance yambwiye ntabwo nabyitayeho ariko ataha yahaze arira he ibyo ntabwo bindeba gusa menya yuko nacyo ni ikibazo mwana reka turabona muri ino nzu adahari nawe urabizi murabana ukubita icyumweru udahari ukwezi ariko aba ahari arampamagara si ibyo ko muri iyi none minsi se kamuwezi siko natamubwiye ko nahinduye fone noneho yego ni ukuri sindabimubwira ubona nyine aritonda none se atakamubaza niba yitonda ukaba ugenda icyo gihe cyose umugabo afite ikihe kibazo nyine ntabwo mbizi ese ndi kubikubwira kubera iki ndi kubikubwira kugira ngo ugire icyo umbwira oya nawe shanago yakabya pe se kugira kumbaza gutyo wahindutse pe ngo ndamukunda none ko mubwira ngo ikintu ngiye mukundira ni umuntu aritonda nawe urabizi abasha kunyihanganira nawe urabizi ko duteye ariko so uwo erega nawe icyo cyakubujije gushaka ntindabona wakwihanganira we nawe ntabwo wabona umuntu wakwihanganira ahubwo nubona nturiya sibyo ako nta kibazo asa guca inyuma mani sinzi impamvu uri kwikurabura nese nakirya ukubita ukwezi ibyo tubyiyoreka panga ibintu bizima kazandirira akweniwe sha twavuze menshi nandi turayavuga ese nta kintu ushaka shabi mana ntacyo habe na kimwe oya ntabwo wabinkoze kwimana mani narahindutse iki cyumweru maze byaba ari byiza nta kintu nshaka none se we gahunda twirirwa no reba amasaha amaze kugera ibyo bwa mu aplot z'ibiki n'ibiki ngaho se ndabura pe nibangura abona mutaye muri izawe ndazizi wasanga ugiye kunyinisha ziriya gahunda wapi iki erega ni uko wari umbwira wapi sheri turagenda noneho ni gutya mwira pe ni ukuri arimo mwiza tubyizere cyane icyo mukundira shareco wow tugenda se cyangwa ntaburetse ni mu kanya rigarabaje ariko se turagiye nashaka ibyawe ni ibyo byanjye nese aratujyana cyangwa uradusangana wemuye proti asanga tumeze neza proti no kurya urumva ahubwo se ishobora ko turi buzanye cyangwa rimwe byawe byo kugenda ukandaza hariya nkabarindira ibiki turazana ahubwo icyarya inkoko cyangwa urambara iki ntumbwiye ko ugenda ndambaye gutya urabizi ko ati boro tugera ubwo wowe ubwo bukanzu rwose bukanzu sha maze n'iminsi nzambara duhindure gahunda ntabwo se wabanza ukampamagara mwumva gahunda ze mpamagara wumve ibyawe rwose kampamagare Hey, hon. How was your day? Nanjye I'm okay. Nakifuje ko twaba turi kumwe ariko nawe sinzi. Narakubwiye ako kazi kawe sinzi pe. Ibaze nawe. Ndakumva ariko nawe urabizi naye mafaranga ushaka oya pe ntago ndakaye gusa nawe urabizi ako kazi nta mafaranga menshi karimo nayo arimo pe nise urashaka tubigenze gute ndi kukumva pe ndi kukumva gusa okay ngari kamubwire nta kuvugana ese mwamagaye ngo mubwire nabi gusa nawe urabizi ko katakwinjiriza pe ntabwo kakwinjiriza gerageza ntawe urabizi nta mafaranga menshi ibaza akazi katagwemba n'ibihumbi 100 angahe ukakirukamo amezi 2 hanyuma okay baby love you too cyazi ubundi ko yanda kwemera uwo mugabo wawe
cyangwa igihe gicucu ibaze nuko nicare yiga oya pe ntangukeneye ubu mukeneye koko ahubwo ibyo tubyorere gahunda ikomeze najya numva ahari sawa genda wambare njyewe turabanza ucane mu rugo